Amahoro y'Imana mwebwe mwahisemo gukanda subscribe mu by'ukuri kuri Kigali Band Seri. Aha ngeze mbazaniye umudugudu mwiza cyane urimo kugurishwa. Ntabwo ari ngombwa ngo ugurire rimwe, mu by'ukuri unyumve neza. Ubwo mvuze umudugudu ni inzu eshatu, ngira ngo murazibona kuri kamera zicaho. Inzu ya mbere ibanza ndagira ngo nkumenyeshe ko wayigura kuri miliyoni 160 zirimo ibiganiro. Iya kabiri ikurikiyeho nayo bikaba 160 zirimo ibiganiro. Iya gatatu yo ni gaheza, kuko uje udafite ibyirindwi iganirwaho ntago bayiguha. Ariko ubwo impamvu zigiye ziri kuri ibiciro, ni inzu nini cyane zisanzuye, zifite amaparikingi manini, zifite ibyumba byinshi. Ibyumba buriya kadasiteri ifite ibyumba 5 ibitandukanye n'izindi zose, hanyuma ikagira parikingi nini kandi ikaba igiye ifite ibyumba binini cyane byisanzuye. So weekend nziza rero, nongere nyibifurize. Ariko noneho reka two gutinda hanze, mwahabonye ngiye kubinjiza mu nzu imwe ya miliyoni 160 ziganirwaho. Ubundi nuyikunda uzaza, cyangwa se nukunda iryirindwe nayo nuza uzayibonamo. Gusa internal design zayo zose nini kandi ni nziza. Reka twinjirane. Aha, nkuko nababwiye rero, murabona ko nabinjiye muri rwa rugo rwiza cyane. Urunguru nkubwira ni 160. Uje uzitwaje ufite igikapu ukavuga ati ngizi, ndetse ngiye nshobora no kuganiriza ona akaba yagabanyaho make mu by'ukuri. Niyo mpamvu rega natwe duhembwa. Iyi nzu wayegukana ikaba yawe. Ni ibyumba 4, ikagira n'icyumba cya 5 cya ofisi, ikagira rooftop nziza cyane, ariko igiye yisanzuye. Tuninjirane yewe ubashe kugenda wirebera ibyiza mba nahisemo kukuzanira muri weekend, kugira ngo nimba waruhutse wicare wirebera video nziza cyane mu by'ukuri. Parikingi y'imodoka zigeze nko murenye mu by'ukuri, cyangwa wenda 3 z'amajipe ndabikwijeje. Urabona ko ni parikingi iva hirya ikaza ikagera n'aha ngaha hose, ndetse munsi y'ama escalier ajya kuri rooftop hari akajaride keza cyane, ndetse tukagira n'urubaraza rw'aha ngaha ushobora kwinjiramo ugiye muri chambre principale, cyangwa se ukarukoresha ugiye muri ya ofisi yacu ya 5. Dukomezanye twinjirana, ariko ubwiza bw'amarange meza cyane asiza aha ngaha, ndetse ageretse ku matafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Urumva ko ni ibintu bikwiriye kugushitura, ukaza nkagutuza muri za nzu nini mukunda muri benshi. Mujya mukunda kutubaza ngo se kuki inzu zose ziba zihwanye. Iyi ngiyi ntago bihwanye, kubera ko ni inzu nini igiye ifite salo yisanzuye, ndetse kandi uyu muryango turiho ni nawo dufasha kutwinjizamo mu nzu. Karibu muri salo yacu. Wow, ni salo nini kabisa, ni salo nziza cyane. Iyi nzu ufite nk'umuryango warakoze igihe kirekire, ukavuga ati ngewe nzabagurira inzu. Nushaka uba ugeze muri retirement uvuga ati ngewe ndasezeye ku kazi, tuze umuryango wawe neza hano Kicukiro mu Busanza, ahantu heza cyane hatuwe, ku buryo iyo uhari ubureba mu Kagarama, ubureba Kabeza, afite inzu nziza cyane. Mbere rooftop ntaberetse nayo yakayisesenga abantu bageze nko muri 20 bicaye neza. Iyi mubona hakurya ni TV stand nziza cyane. Ndizera ko ibijyanye na plafond n'amarangi n'amakaro byose mwamaze kubiteraho akajisho. Niyo mpamvu nashaka gutinda muri salo. Aha ngaha yo tuhageze tuhasanga uruyange rw'amarangi n'amatara meza cyane. Urabona ko ari ibintu byiza kandi bisobanutse. Karibu muri saramanje yacu. Ni saramanje nini nziza iryoshye, ubona ko niba ufite table yakwicaraho abantu 10 byose birashoboka. Hanyuma twinjirana aha ngaha tugiye kujya muri piscine. Ni bya bikoni byiza nabyo mujye mutubaza bitari open, ku buryo umuntu uri gutekeramo aha ngaha utamenya ngo arimo arakora iki mu by'ukuri. N'ububati bwinshi buva hasi bukagera hejuru kuri plafond. Urabona ko bisa neza cyane, kandi ni igikoni kigali cyisanzuye, kirimo umwanya wa firigo uri double, ndetse hakabamo n'umwanya wa gazuka imwe nini cyane. Uyu muryango mubona tujyana mu gikari harafunze, ariko neza tuzakwereka. Ubwo harimo dusangamo igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi na dushe na toilette byo hanze. Inzu yacu ni y'umuryango kweri. Hanyuma aha kantu mu gatere ijisho ni akaravabo keza cyane, ubona ko gafite na miriwari nziza, ariko byiza cyane rwamuvura ruduha. Karibu mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Nakunze amarangi agiye arimo aha ngaha, amarangi amakara arimo, ndetse n'ubunini bw'iyi nzu. Mwibutsa ko iyi nzu uje witwaje miliyoni 160 ziganirwaho ntabwo ikwiye kuba yagucika. Iyo ni dushe na toilette muri kubona ikoreshwa n'iyi nzu yacu. Tugendana twihuse, ntabwo nshaka kubarambira. Tugiye ku gice cya kabiri turi busangeho ibyumba 2
ndetse tukasanga na chambre principale. Urabona ko iyo tutereye akajisho hano dufite undi muryango ujya mu gikari naho kandi mwiza. Hanyuma ahangaha hakaba ikindi cyumba, ni bya byumba dukunda kwita icy'abana nyine, ariko ubwacyo reba ukuntu kingana wagira ngo nacyo ni chambre principale mu by'ukuri. Hanyuma twahava tukagira kigenzi cyacyo kindi kikaba ari icyumba cya gatatu. Ubwo ngubwo mu byo tumaze kubona nacyo ni kinini, kirisanzuye kandi gifite amarangi meza. Hanyuma dushe na toilette yabyo ni iyi ngiyi nayo, urabona ko ari dushe ifite amakaro meza asa neza. kandi mu by'ukuri twinjirane muri chambre principale cyangwa se master bedroom. Ubanza banyerekere dushe na toilette nziza, irimo shower, ikabamo lavabo, ikabamo ahantu heza cyane hagaragiye ushobora gutekeraho ukaba wahogera hafunze. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Tugendana nakubwiye ko inzu yacu ari nziza kandi ari nini bihagije, duhita duhura hano n'icyumba cya chambre principale kinini cyane, kandi kuko iyo ukigezeho nawe uhita ubyibwira n'amaso yawe. Ndebera iki cyumba ukuntu kingana, ni icyumba kinini cyane kirimo garde-robe nini cyane, ngira ngo murayibona. Ahangaha washyiramo imyenda yose ishoboka. Urabona ko ari ibintu binini kandi bigiye bitubutse. Hanyuma design iri ahangaha harimo amatara meza agiye afunzemo, nabyo ni ibintu nagenda nabibabwiyeho. Urabona ko ari sawa cyane. Nk'uko nabibabwiye rero tugitangira, ahangaha nababwira ko dusohokeye ahangaha niho dusanga ikindi cyumba cya gatanu, kimwe twakwita nka office. Urabona ko ari akumba ka office nako keza cyane, uru gafite ahangaha kari kuri chambre principale. Wagiza ugahita witunganyiriza ibintu byawe byose, nta handi hantu ubanje kujya. Hanyuma washaka ukaniyicarira ahangaha. Urabona ko ari ibintu biba bimeze neza cyane. So dusohoka rero no muri chambre principale yacu, mbonera no kugushimira wowe wabanye nanjye ukaba wakunze iyi video cyangwa se wakunze iyi nzu. Mvugisha kuri iyo nimero, hanyuma nze nkutembereze. Nakubwiye ko ari inzu eshatu, ushobora kudakunda iyi ugakunda iyo hirya ibanza, ugakunda n'iyindi ibanza. Iyi ngiyi irimo hagati ni 160 ziganirwaho hano Kicukiro mu Busanza. ushobora kuba wanakoresha umuhanda wo mu Kagarama bigakunda, mu rwego rwo kwanga ambutiyaje. Reka rero mbashimire abo twabanye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.